Yes, reka twongere tubahe ikaze mu makuru n'ibiganiro byacu by'umwihariko wowe turi kubana muri aka kanya aho waba uherereye hose. Reka twizere ko umeze neza. Sama imeze gute? Reka twizere yuko ibintu biri kugenda bimera neza, ibitameze neza byanze bikunze, ibihe ntago bihora ari bibi. Aposo Mutabazi. Gifashe bite? Ya namoro turakomeye. Murashima Imana. Atashima Imana. Cyanda ibavugiye. Oh ya. Ndashima Imana uretse ko abarokore muri rusange niyo batayishima barakubeshya ko bayishima. Ibyo ntukabizere. Bameze nk'abayitinya ko bavuze ko batayishima yaba shihura. Sinzi aho babikuye. None Imana ariko nayo irabyemera igina bivuga yuko bagomba kuyitinya. Kera najyaga njya gusenga ariko manzi ubu ntabitinyuka. Gusenga? Najyaga njya gusenga. Mana ejo warampemukiye akaba ariko ntangira isengesho. Ugize ngo ngire gutya na gutya na gutya nize ko gutya na gutya na gutya ukantabamona. Ushaka wari uri mukuru ariko uyu munsi ntago nabitinyuka gusenga nyibwira ngo warampemukiye. Nayibwira ngo you disappointed me Lord. Iryo sengesho nasomye nsanga nta wundi wigeze asenga aganisha aho hantu. Kumusenga mukora koti nimba ari ibyo. Ariko buriya ubwo usenga nk'iryabayo na yavugaga ati ndababaye no kwiyahura ndumva nakiyahura. Abantu bakira babwizaga Imana ukuri reka uyu munsi. Nubwo ngubwo ariko gutyo wasengaga numvaga ariko kuri kwawe ku buryo nta nicyo bitwaye kuba wakongera ukabivuga gutyo. Ariko muri no minsi umuntu asenga giti kinganza amarombo sambe taromba bwuga mu bw'umugaro ayo magambo se mubaje ntaga bazicyavuga. Aba yarayumvanye abandi. Copy paste. Biteye ubwo ntago babyoroshye. Apotre tubahaye ikaze. Tubahaye ikaze kuri YouTube channel yitwa Doni Dodos TV show. Shaka kuba benshi aribwo bwa mbere bayumvise, nawe nibwo bwa mbere tugiye kubana. Njye n'ubusanzwe nitwa Doni Dodos, kimwe na YouTube nyine. Ndagira ngo uyu munsi tuganire by'umwihariko, tuganire ku buzima bw'igihugu. Hari inkuru ya trendinze ni inama ya minisitiri yabaye ejo. Abantu benshi nta nubwo bamwibukaga, umugabo witwa Jean Marie Gatabazi cyangwa JMV yongeye guhabwa inshingano bimwe. Jean Marie Vianney Gatabazi. Jean Marie Vianney Gatabazi. JMV Gatabazi. Yongeye guhabwa inshingano nyuma y'igihe kirekire abantu basa nkaho banabyikuyemo. Hari na rumazi zagiye zivugwa, ni byinshi byagiye bivugwa. Ariko uyu mugabo yongeye guhabwa inshingano, bamwe bati perezida yaciye inkoni zamba, arongera amusubiza mu mwanya. Uyu mugabo nta nubwo yaherukaga gukoresha Twitter, tukubona uyu mugoroba rwose yayikoresheje. Aravuga ngo yagize ati nejejwe cyane no kubashimira nyakubahwa Paul Kagame kubw'icyizere mwangiriye cyo kongera gukorera igihugu cyacu nka komiseri muri komisiyo ishinzwe gusezerana no gusubiza mu buzima busanzwe abasirikare. Yakomeje avuga ko azakora izi nshingano azazikorana ubunyangamugayo n'ubwitange. Ati nejejwe no kuzuza izo nshingano ubunyangamugayo n'ubwitange buhebuje, mbifashijwemo n'ubuyobozi budasanzwe hamwe n'icyizere cyo gisobanutse mukomeje gushyiraho ku bw'inyungu z'abanyarwanda bose. Imana ibiha umugisha hamwe n'abanyarwanda bose. Ntabwo nshaka wenda ko urahita winjira umbwira kuri ibi ngibi cyangwa ibindi. Ndagira ngo ubundi ubanze utubwire uyu mugabo mbere yari yakoze irihe kosa ryatumye atakarizwa icyizere n'inshingano yari afite akazitakaza. Icyambere muri politiki habamo ibintu byinshi bitandukanye. Ndetse dukunda no kuvuga ngo muri politiki nta kidashoboka. Uzumva Kisekedi ari kukubwira ngo Joseph Kabila amufata ibintu bye amujya kumukatirwa gupfa. Inteko ya Amerika itivuga ngo muganire na Joseph Kabila. Okay, Kisekedi gana na Joseph Kabila na Moise Katumbi na Martin Fayulu, donc mukore agreement hagati yanyu. Abantu bazi bya Kongo babye Sun City, ubwo mwongere mukore indi Sun City. Kandi mukanya umuntu yakubiraga Kisekedi yakubiraga ngo sinzagana na M23 niko Covid. Bari kumwidoha birwa baganira
icyo yacyabize. So muri politike byose birashoboka. Ndabanza mbibutse, hari abagabo bagiye bajya muri gereza bagakora uburoko burenze amezi 6, bindi kuri mwebwe batari abanyapolitike nyine, bakubwira ngo nta nakazi wabona kiretse ukuriweho ubusembwa cyangwa n'ibindi bisa nabyo. Kasiye judiciaire yawe ntikwemera kubona akazi, ariko umuntu bita Kalisa BCD, twamwitaga Kalisa BCD, ubwo rindi ryo sindizi, gusa yitwa Kalisa, yayoboye BCD kandi nanjye secondaire 2004, ubwo mbere ya 2004 yayoboraga BCD. Okay, niyo mpamvu Kalisa BCD yafunzwe amezi 3. Asohokamo usabanza guca n'iki. Icyo gihe giciyemo bamugira ambasaderi, urumva ko atigeze ajya no muri leta, ari mu bucuruzi, ariko buryo umuntu ayobora zino banki zikomeye mu Rwanda abari kuri ministre buriya ntibazakubeshya. Okay. Ni Simonike bakamujyana kuri beka, bakamuvana kuri beka bakamujyana muri Benin. Burya bari level nagari Monique uri kuyobora Benin uyu munsi yitwa Kwarigiye mu mama ariko riraza kugaruka. Noneho Kalisa bagiye kuba ambasaderi w'u Rwanda muri Repubulika ya Kongo cyangwa se Brazzaville. Yego. Umuntu bita Mutsindashyaka Theoneste nawe afungwa amezi arenze 3. Arangije gufungwa arenze 3, nawe yagiye kuba ambasaderi Brazzaville. Ndumva yaravuye ari uko mutambukanyi we abaye umuyobozi w'urukiko rw'ikirenga, kuko urumva ntabwo iyo fonction y'abari nini buriye ibiri muri babandi bita 5 ba mbere mu gihugu, banarindwa rwose n'abajepe, kuko abari 5 nyine ba mbere kabisa bari hejuru. Bari hejuru. President, Prime Minister, President wa Sena, President w'inteko mutwe w'abadepite, yego, na President w'urukiko rw'ikirenga. So tugarutse twabonye nyakubahwa Dr. Professeur Pierre Damien, XPM, mukuru w'urwego rw'imidari, arafunzwe. Yego. Za president agiye mu nama ngishwanama y'abasaza. Yego. Iriya nama ariko sinzi impamvu mutwanye nishyiramo kugiye abagiye atagarutse, uretse ko mu Rwanda turavuga ngo we don't follow rules of choices. Ariko uwagiye muri iriya nama y'abasaza ngishwanama anza atapfa kugaruka muri guverinoma cyangwa muri izi nshingano. Nyine aba yabazwe nk'umuntu w'inararibonye, umusaza, nabyo ni by'icyubahiro. Yego. Gusa buri ikintu cyagikomeye iyo batekerewe icyizere nukuba niyo wagaruje kuba ikisi rufite kuba wagarutse ukapreza kugira icyizere, bihita bizura ibintu byawe byose, bakongera bakabinya kwakira telefone yawe arayakira. Umuntu wavuga ati se namenya umukono ne buriya ibintu na amahoro. Yego. Buriya ni nk'ukuntu buriya abantu hari ibintu batazi. Hari igihe nabayeho igihe kirekire nca kuri RBA, mpabwe interview na Barore kanarangiza agahinda interview president, ariko akaba ikindi gihe biciyemo wanabigereza kati muri no minsi birasa nabi byawe ntago biri bukunde, ariko iyo byongeye bikabukajya kuri RBA Barore kongera kaguha interview, biba bimininza ikintu kinini kuri wowe udashobora oya muri systeme, muri iki gihugu agahugu umuco kandi wako muri uyu muco wacu, biba bimininza ikintu kinini buriya. Rero buriya ni byishimo kuba Gatabazi nawe yongeye kugirwa icyizere, akagirwa komiseri, ashobora kugirwa komiseri akongera akagaruka akajya kugira komiseri ejo akaba ambassador. Like urwego rwa komiseri buriya rutandukanye na ngishwanama nyine, it's a retirement job. Nukwicara mu karya buri muri retirement, uri umugishwanama nyine w'umusaza. Ntago bavuga ko washaje ngo ejo bagusazure, uretse ko politique nakwiye ko byose bishoboka. Wajya kubona uko wamugize ministre wa mungani cyane ko bidashingira no kunya. Abakunda mushiti wanjye bamora iki ndabasuhuje. Ese si we usigare kuri bano tuje. Erego umuntu we yaravuze ngo when God bless your neighbor rejoice, he is in the neighborhood. Arabantu naho don't be jealous. Rejoice, he is in the neighborhood. Kame umuntu umubwira yuko bamora icyo yari yicaye akumva Gatabazi umunyabuzare, bari bameze nkaho bafite imvune imwe,
akumva asubiye mu kibuga rwose ntumbwire. Ariko none mwiko Gatabazi we ntago yafunzwe, nuko gusa yafatiwe mu by'abakono. Uretse ko kuri urupapuro nabonye undi muntu wari mu bakono, Andrew Bucyana. Bucyana ni Cyahanazi, nasomye izina nabi. Yari mu bakono. Urabona uriya mu bishop witwaga Rucyana hari, yego, yari afite umuhungu witwa nawe Rucyahana, nawe wafatiwe muri bariya bakono, nawe yari arimo, nawe yaje muri uwo yari vice mayor mu karere hariya Musanze, nawe baramumweguje. Yego, ntago mvuze ngo yajemo ko nabonye witwa Rucyana, wasanga ndi kwitiranya Rucyana na Bucyahana, ariko biri aho hafi. Bivuze ngo dutangiye kubona abantu bari mu by'abakono, imvune babigiriyemo bagaruka. Ariko nanone hano wasanga kirangiye, ntagiye mu bintu byinshi muri politike, muamuzi bike, mwemerewe no kumenya bike. Nta mpamvu yo guhatiriza politike, ikintu cyose gikorwa ku mubare. Ushobora gusanga uyu munsi hari umubare ukeneye Gatabazi, ariko nimba ari n'umubare wari ukeneye voda avuye muri Canada, ubwo umubare utakenera Gatabazi. Like politike ni yindi se, ishobora kugupyinagaza ntacyo wakoze wowe uzi, ariko ikagushyira umva, ukagenda ukaba dekarasi ukajya hariya, ukajya wibaza icyo wakoze ukakibura. Undi akakora ibintu biterekeranye nka 700, ariko still politike ajya kumushakayo. Vitali Kamere 2020 baramufunze, uyu munsi ni perezida w'inteko ishinga amategeko. Uyu munsi bavuga yuko Tshisekedi atiyamamaje na 28, umuntu wundi wafata uwo mwanya uhabwa amahirwe kurenza abandi ni Vitali, niwe ubwo ya kabiri Moise Katumbi, nimero ya gatatu nimba rigire uri SG wa UDPS, nimero ya kane niwe Martin mu gihe ari we watsinze amatora 2008. Ibaza ahantu ari ikibazo rero. Gatabazi yagarutse, Major General Jack Nziza nawe wabaye vice president w'iriya komite cyangwa se la komisiyo, nawe yaramaze igihe tukunda kumubona cyane ku bintu by'amayero pepa, ariko ababikurikirana bazi ko yabaga bafite inshingano zitandukanye, zimwe nyine zitashyirwa kuri pepa nyine. Rero ni ibintu byiza, twe nk'abanyabuzare tuvuga ngo mbwe nutaye neshonga, urumva ko twe tuba turimo buriya hariya aho duturuka bari gutera ngo ganyobwe babyina. Wacu nta mikino bajya bagira, nta nubwo areba yuko atazarya ku mushahara Gatabazi, wapi ahita avuga ati umunyabuzare wetu umwana, umunyabuzare wetu ati no wetu umunyabuzare wetu. Rero turishimye nk'abanyabuzare, ego, kandi wabonye ko no mu ijambo ryagiye avuga ati abanyarwanda bose, ibintu bya bose nyine, urumva ko bose abizanagamo, urubona bose batari barimo neza, ariko uyu munsi bose ubu bose binjiye. Ikibazo bose wasanga nawe ejo ko nawe uri muri bose, nanjye wasanga ejo ko nanjye ndi muri bose. Bose sha harimo ijambo ririmo risobanuye ibintu byinshi, kandi reka mbabwire tujye tubyemera. Politike y'u Rwanda by'umwihariko, ushatse gushyira mu mvune buri muntu wese ugize agakosa, nta muntu wazabona uyikina, kugira ngo uzabone umukinnyi uyihagararamo akayishobora mu murongo wa bose. Hari igihe bigora, ni ukuvuga se ko igoye kugira ngo uzajye kubaka umuntu ave mu Bamporiki, ave mu bitwara igihe shaho, bitwara igihe muvandi. Ikindi ngi busesenguzi, noneho ubusesenguzi bwanjye, noneho kanambaro ikote ry'umusesenguzi, mise njyambara mfunze ko ipesi ryo hejuru. Iki gihe tugezemo, ikona turi gukata rikeneye abantu bari royo FM. Akora kumvishe karinjiye noneho neza, karinjiye bari royo FM. Kubera iki se yutoka kubera iki kurabona niki kidasanzwe? Olivier Jean Patrick Nduhungirehe, urabona kuri Twitter barimo neza. Dukeneye abantu bari royo FM nka wese. Hari abantu buri royal kuri system, ariko nanone ku rundi ruhande nyine aho ukeneye umuntu royal, ukavuga ngo umuntu nzi kari royal, yaba yarakoze ko nzi kari royal. Yego. Kabiri nzi ko ari royo FM, na FM baye ngombwa twazamura volume ibintu bikajyamo neza. Usanzwe mbere baravugaga
Gatabazi yaravugaga oya barakanavuga bakumvwa rega ikibazo kuvuga abantu baravuga bose nanjye ndavuga ariko hari abantu bavuga bakumvwa nawe barimo nawe uravuga bikagerayo pe wanyenda cyavuga bagahigima ariko hari abandi bavuga bakumvwa bakavuga bati birabaye so iyo Gatabazi avuze kibaruma umuntu se cyane umuntu wa Nyaruguru ni bose nyine nese Gatabazi arimo wenyine burya buri muntu warushakiye bashyizemo Gatabazi arabizi ko bataza muri iyo myanya ariko bamwijuka Munyabuzare Kagame tukukunda wakoze cyane urumva rero ni ibintu neza biba biryoshye kandi tujye kongera twishime politiki ikibuga rwa politiki rugiye kongera rushyuhe Olivier Jean Patrick Nduhungirehe yaterwa akiyikiriza ariko urubuga ruzaba ikibazo nayo ngiye kwibaza yakira na yomba bavuga igifaransa n'icyongereza yego ariko nanone mu kinyarwanda no kubwira babandi bose nyine babandi bose ibintu ni neza n'abandi bari ahandi rero hari ahantu hararyoshye kandi yabitekeranyije ubuhanga uyu mugabo nta muntu yishe nta kintu yakoze kitabarirwa kandi burya akanyafu yahawe mpamya ko n'ikimenyimenyi muzongera kumubona ibyo yavuzweho ngo ico ndico bitahujwe neza 100% ubusambo n'ibindi bisa nk'ibyo ngibyo by'abakono no kudashishoza yego by'ukuri birashimishije wabikomojeho hari n'umuntu twahoze tuganira nizere ko Imana itazongera kubyiyitirira aha nitwe twasenze noneho Imana yaracitse intege nitwe twasenze ubushize ubwo bamukuraga ku bugavana ariko rero akunda kugaruka bamuvanye ku bugavana abantu bari gutekereza ko birangiye abona aragarutse ntajya ashirayo ajya agaruka kenshi ntajya ashirayo afite n'umugisha cyangwa nuko afite imbaraga ntabwo yakoze amakosa aremereye hari abandi bakora ikosa biremereye ukabona biragoye yego waba yakoze duto kabiri zuca bugufi kosoka iryo yakoze uyu munsi ejo ntarisubiramo arumva ikindi ni umuntu wa bose ku buryo nyine ubona bose bakonje ugasanga ibintu bimeze neza wabikomojeho rero wakomoje kuri Bamporiki hari umuntu twahoze tuganira buriya bukwe uribuka buriya bukwe bw'uriya mukobwa uriya Vestine Buba nibwo Bamporiki yongeye kugaragara mu ruhame ejo bundi mu gitaramo cy'uwitwa Bosco Nshuti Bamporiki yongeye kugaragara mu ruhame baravuga ngo kuyu mugabo yatangiye kongera kugaragara aho suko hari message afite nziza y'ubutumwa bwiza ashobora cyangwa izindi inshingano ashobora kuba agiye kongera guhabwa bikaba byakongera nakubwiye ngo abanyapolitike noneho bo mu Rwanda ntiwabameza ku biti mubona ufitingamo neza biravuna biragorana none se ubu tuvuge ko ahantu waconze ukashyira Bamporiki wari guconga Kizito Mihigo agakwirwamo tujye tugezanye ukurere kubera iki se atakwirwamo kubona umunyapolitike wo mu Rwanda ufite igihagararo none uri bukore mu gihe gikeneye bose hari ibintu byo hafi aha ariko ntago ndi kumva uburyo ntuza watajyamo agafitingamo nk'uko n'abandi bafitingamo uwo mugabo wari uvuze reka nkubwire ikintu ugomba kwitondera inkoni ko se mukeba iyo mukeba wibuka mukabana oya barayirenza urugo oya bayirenza urugo nakubwiye ngo Kongi na Umu niko umuhungu umwe yitaho nimba ari buri dira avuga ngo ni Kongi na Umu Kongi na Umu bari gutegeka Kisekedi gukorana ibiganiro icyo mu Rwanda tuzi nka Arusha kugikorana n'uwo yashakaga kumanika agahita atangira kuzana Christian Chibobi abirundaho bemeranyije kumwica kandi biriya ni imitwe abatari imitwe ni inteko y'Amerika kugira ngo ugana n'umuntu ugahita ugaragaza umuntu wari umugabo w'ingabo ari kuvuga ngo yarafite yo kwica ayihawe nawe uwo mugabo ari kubyemera mubwire ngo Amerika Donald Trump ntajya ashirayo abizanye urumva
urumva iyo uri umuntu uzi kureba kure tugomba guhita tujya bose gahunda yawe Donald Trump peace tugahita dutera Donald Trump peace musaza ibintu ariko ubundi bya bose tubibayemo tunabihoramo rwose kuko ntuzirirwe ubizana ko twebwe it's not necessary everybody is there everybody is there you see yeah the economy is on yes none se buriya ikibazo umuntu yakwibaza yego wenda tugendeye kuri icyo kintu wari uvuze ni gute ntuza aza muri bose ndagira ngo unsobanurire ariko bose ntukomeze kwivugaho cyane umuntu yivugiye message batazabanga umutabazi yayiremereje bose ngo yayigize ibindi oya okay ntuza ashobora gufitinga ndagira ngo unsobanurire neza uburyo bampora iki ashobora gufitinga ahandi hantu abandi batabasha gufitinga ashobora gufitinga muri bose ashobora gufitinga kuko yiyumvwamo na benshi n'abanyepfunwe bakibonamo n'abanyamakosa bakumva ko ikosa bidasobanuye ko utahinduka ngo ugororoke kandi ukomeze ukorera urwakubyaye this is a land of second chance yego ni igihugu cy'amahirwe ya kabiri niba mutarayahabwa njye narayahawe wasanga ejo nzahabwa n'andi ya gatatu awamenye ukabona ibintu bigenze neza nicyo gituma u Rwanda ruryoha kuko nimba twarasavayivinze genocide yakorewe abatutsi tugakomeza kubana kandi bose bakisanga mu byiza by'igihugu ntago akantu ka uzicondica ariko kazadusigaze nyuma mu gihe umubare tubona ukeneye okay ibivumbikisho bimaze iminsi bibenyereye ngo noneho dutangire tube si ngo ngo ariko ico ndico oya kameme ntago ariko tuba sinako tugenda sinacyo gisubizo kandi Yesu yaravuze ngo uwababariwe byinshi akunda byinshi cyangwa se uwababariwe byinshi akunda cyane okay hari umuntu utasobanukiwe uburyo Gatabazi agiye kwagitinga wongeraho akantu ka FM cyangwa ka Talk shaka bitari mu nshingano ze ariko nyine biri mu byo ari byo nicyo biri mu byo ari byo nicyo komisiyo araza kuza kuba arimo abereye komiseri iraza kuza guhurira he na Talk yo guhangana na ba bantu twita Olivier Jean Patrick Nduhungirehe akiri ambasaderi mu Buholandi yego ayiwewe yateraga abantu takre bari muri Amerika bashatse kuvuga ibintu bidahura agahita mutera takre na nabi cyane kandi agakomeza kuba ambasaderi tugiye kubona urumva ko kuri Twitter hari igihe abantu bamwe na bamwe batakitinga mu mbago zaho wenda inshingano zabo zigarukira gusa twari dufite icyuho nuko gushima ibyagezweho kubwira bose ngo ni abanyabuzare nimwumve ko ibintu ebirunji niho byeza tibikejire mawe ebirunji niho byeja tibikejire mawe ubwo rero kuba yagacinyamo tukacinya kagara ntago bimusaba kuvuga ngo komisiyo niyo yaje gucinya kwa kagara nako kadiho so rero we need everybody we need every corner bose FM bose Royal FM okay wenda turi kugenda dusa nk'abagana no ku musozo w'ikiganiro cyacu ndagira ngo twibaze abantu benshi bakomeje gutekereza sinzi niba byaza kuza gufitinga ariko muri guverinoma baracyabonamo icyuho nimba kigaragara ntago ndamenya ariko byanze bikunze ntago cyabura kuko uwo mugabo nyakwigendera are mukuru arinda byanze bikunze hari ibyo yakoraga yari umuhanga mu bintu bye yanabikoraga umwimerere we ku buryo birashoboka yuko turabona ntago twabona umuntu umusimbura ariko se muri aba bagabo turi kubona basigaye hanze hari umuntu uraza kuza gufitinga mu mwanya we urumva harimo na bampora iki bakiri ba Kajoriti oya rwose ntabwo ari mukuru wize amategeko wabaye umushinjacyaha washinjije Ingabire Victoire neza ntabwo wavuga ngo
ugiye kumusimbuza ugomba gushaka nanone urabona yavugaga igifaransa neza akumva yavugiwe Kinshasa agasubiza yakoraga interview mu gifaransa ariko nanone ibinyamakuru byo mu Rwanda n'abayutube bose yarabakiraga bakabaza ibyo bashaka uko babishaka yego agasubiza uranyuzwe yari umuntu wegera abantu kumusimbuza nabyo rero bisaba ubushishozi cyangwa se vuga ngo reka tuzane undi uzakora zihariye ze ku giti cye kandi nazo zikajyana n'igikenewe biragaragara ko icyuho gihari ariko nyine hari imyanya udapfa gushyiramo uwo ari we wese nturi buzane murangira ngo umushyire muri ya mwanya kuko icyuho buriya amategeko yanigishaga hariya kuri yego so hari fitinga neza kandi abikora neza biraza kuvunana nyine kuko abantu bagira impano zo kuvuga ntago ari benshi so rero ahangaha bisaba kwitonda bisaba kwigengesera kandi bisaba kuzirikana bose naho ijoro rigeze muri ya ndirimbo y'ijana na kangahe ivuga ngo murinzi we menyesha igihe ushobora gusanga mubwiye ngo ni ijana kandi ari muri za 300 ahubwo neshazi ko nyine kari indirimbo yo mu gitabo gateye babyumvishe abayikurikira bumvishe naho iri so rero politike burya ni imibare kurenza ibindi politike ni ukuba uri useful ariko nanone ikindi kintu kitajya gishirayo iyo ufite uvuga ukumvwa byanarwenga iyo ukumvwa muri politike bagushyira radari neza bakakubona cyane cyane iyo ushobotse iyo uri royo FM cyangwa se basi ukaba royo ugasiba ku FM ukaba royo TV uri royo hatariho FM usubwo watumarira iki cyari igihe uri royo TV reka nkureke none se nk'urugero perezida wa Sena urabona atari royo ariko se wakongera FM bikamacinga oya ni royo TV ntabwo byoroshye bikomeye cyane sinzi niba hari ikindi wenda ubona kidasanzwe gitegereje uriya mugabo hari impamvu isi yose nta mu perezida wize political science ubaho hari impamvu nyine nubwo icyo kintu nari naragikontoroye niko bimeze ubundi hari n'impamvu byakora kubona umuntu nka Evode ayobora wenda Minafete kuko we ni umunyamategeko cyane ahita kuvuga ngo no ngo sinye ibintu babiziritseho ibindi Olivier Jean Patrick Ndongire agahita avuga ngo nibyo dukora papa kuko muri diplomasi hari ibintu twisangije buri muntu n'urukundo turabisinya se ko tubisinya oya ngo turabisinya ngo ariko hano mfite dute ngo nimushyirwa mu bikorwa nanjye umusesenguzi nkahita nzavuga ni gusinywa bizasinywa ariko mutegereze bizashyirwa mu bikorwa murakoze abantu baranyize ejo ngo ko bidashyirwa mu bikorwa kandi wari wabivuze ntago nabivuze hari ababivuze nyine bisesengura niko kazi ko umusesenguzi wariko wabisesenguye abantu benshi ntibanyurwa kuko waravuze ati ngiye narasesenguye mbwira abantu ngo M23 igitarashyira ku meza itarajya ku meza y'ibiganiro kabiri ngishyire ku meza y'ibiganiro balkanization ntacyo murabona none dohasi byajyanyeyo ubundi ijyano cya Burundi muri Mageragere bavuga ko iyo bagukatiye 30 bavuga ko ufite murumuna wa Burundi kuko mu Rwanda ntago wemerewe gukatirwa imyaka irenze 30 iyirenze 30 bayigira Burundi cyangwa bakagwa 30 yego niyo baba bateranyije mu rukiko kabyara 70 swati baragwa Burundi swati bagwa 30 rero 30 ukahita murumuna wa Burundi buriya rero nakiriye abasabye Doha cyitwa federalisme bakabanza bavuga ngo barashaka kumara imyaka 8 Kivu zombi baziyoboye bakavuga ko na federalisme ikenewe kiriya kintu ni murumuna wa Burundi yitwa balkanization biriya Evode yavugaga ngo ngo ni gute ufata disengage ngo slash ngo defensive major ngo nge sinkunda gupfunyikira abantu ariko umuntu avuga ibintu nkavuga ariko nukuri uri umunyamategeko mwiza muri diplomasi ibyo bintu uri kuvuga buriya ni ibintu baba bararenze amategeko barayicaza akabanza akiga nariko
amategeko akabanza akiga. muri diplomasi amategeko barayicaza akabanza akiga. Gute se Putin umuntu waje ari umutasi ariko yigize umukinnyi wa basket umukobwa yaramucakiye aramukanda amushyiraho peze toronovisi amukuramo ibyo ashaka. Amerika iti mutugarurire. Putin ariko nanjye murame ibyihe byanjye bamaye. Putin afite abantu bagiye barasira abantu muri za ambasade. Ubundi iyo ugambaniye Uburusiya Putin yohereza umuntu akakurasira yaba mu isoko yaba muri ambasade agahita ashyira amaboko hejuru bakajya kumufunga. Putin akazakora akadira akanegosiyasiyo akavuga ati mumu umuntu wanjye, ariko baba baramufungiyemo imbere. ubwo se tugiye mategeko umuntu warasiye umuntu muri ambasade akaba ava mu buroko. Oya. Ariko muri diplomasi babanga ibyo nibyo dukora papa. Kare buriya abanyapolitiki barakwiye ngo politiki ntireje amategeko. Ariko nyine ukuri nawe urakuze ntukumbaze kuko nanjye bise nkwibagirwa. Amategeko urakaze cyane. Njingo ngo agaka ka kabiri politike yaza leta bigira gute ngo numva se ngo na Ingabire nawe ngo hari itegeko ryirengagijwe. ariko nuza oya amategeko uze kubimbaza mu nteko ishinga amategeko. Kubwa Ingabire nari impari amategeko bari barimo bagendera hejuru muri speed yo hejuru. Inteko ishinga amategeko nacyo kugira ngo Nelson Mandela Obama yarinze aza kumushyingura akiri kuri liste y'ibyihebe. Yasohotse muri gereza akiri kuri liste y'ibyihebe, akajya ajya muri Amerika akavuga ijambo akiri kuri liste y'ibyihebe. Ntabwo baramukuyeho. Bamukuriyeho ikiraha. Hariya se ntabwo ujya uvaho iyo wagiyeho. Ni nko kurwara sida. Urabona mu mategeko barakwanga iyo afunzwe amezi 3 ngo kaba kabaye. Yego. Muri politike aho gushobora gufunga imyaka 50 ukaza urinose ugasohoka rwose. Uswa ukantu ntari nkazi ko Nelson n'ubusanzwe yari akirikiye. Oya ntabwo bigeze bamukora n'uyu musariho. Ntabwo bigeze bamukuraho. Ariko ntabwo bongeye kumufata nk'ahari terroriste byagumye gutyo. Umuntu yoboye Syria uyu munsi bamushimiye ko yahiritse ubutegetsi. N'uyu munsi ari kuri liste y'ibyihebe. Bamutanzeho miliyoni 10 z'amadolari. Muri iyi minsi uko bisaba kwirwa. Kuko yari muri Al-Qaeda. Jesus. Kisekedi yavuze ko atavuga na M23 nuko Kievid. Ubu si duhari gukora iki? Bari kuganira cyane. Muri politike iri foferi atansiyo. Hariyo mpamvu ndi gusenga yo kwiyiriza. Amerika itazaza mu Rwanda ngo ivuge ngo rero ngo muganire ngo kandi kumeza biganira ngo muzanemo ngo hari umudamu umwe ngo harya ari hehe ngo avuye mu Holande ngo nawe tumone ku meza. Buriya abanyamerika n'abasazi babikora se butwe babikora se bakoze ibyo batakuzana FDLR kugira ngo abazungu baza kugira ngo se utiteguye kubwira umuntu ngo go to hell sha muzungu yakubwira n'ibintu. Umugore yabwiye ndati ndebe ndati nabonye bagufuka abazungu buriya utikagazeho kuko iyo mukomeza kuryana no kumarana bakomeza kuzana imfashanyo no kugaragara nk'abamesi nk'abacunguzi. Ariko u Rwanda nzi ko ibyo twababwira ngo gotoera, ariko ku rundi ruhande bahita bajyayo muri politiki nabwo ko nta kidashoboka. Twababwira gotoera kugeza ryari? Kugeza igihe baje bagatwara Rusesa bagiye. Byaterwa nuko ekonomi ihagaze, nuko babashe kuyikanda. Hari igihe twaceceka. Nimwe ngo byaterwa nuko ekonomi ihagaze nuko babashe kuyikanda. Uburusiya babushyize sanctions ibihumbi 24 4000 sanctions kugira ngo byumve reba sanction iri kuri yego yitimwe izindi ibihumbi 23 na 900 twaba twahombanye. Shona president umugore abana bose bagasanctiona abuze bose bagasanctiona abatwara abana ku ishuri bagasanctiona abantu biganye n'abana be barasanctiona ku buryo na business iri mu gacinjiro bakeka amafaranga y'abafite na system. Abramovich Chelsea uwo ntibamusiga bagukubita sanctions ko Uburusiya bwo Uburayi burabinginga ngo muduhe ka gaze turabinginze, ariko nabonye Trump yavuze ngo abakiri bigoranye rero abakiri gukura petroli hariya ufite igihugu kiri ankarave wirinda nuko tungana ari byo utareba igitsura. Oya biravuze ngo ugomba gukora umubare wawe neza kandi ntago tuzarenda tugera aho ngaho
ntabwo tujya tubura imigozi idusirika cyangwa se tuzirikisha ibyo dushaka kuzirika. Yego. Ko nta n'impamvu yo kutuzirika, ahubwo twe turazirika kuko ruratera ntiruterwa. Ariko nyine politiki igira ibyayo. Yego. Uwitwa Gica uyu munsi, ejo politiki mwita mwiza rwose. Ubuzima bugakomeza. Okay, reka twizere yuko wenda tugaruka. Uwitwaga Gica imugira mwiza, wanamwita ngo yahoze ari mubi bakagukubita urushyi ku matama. Bati ikibazo cyawe. Ibyo bintu ni ibiki? Niyo mpamvu rero kwiga amategeko barayicaza akiga. Kamategeko ngo urabona ngo umuntu washinjwe biriya ngo ubundi ngo mu gaka ka gatatu ngo none ngo bakakuzirikaho. Reka da, politiki urabizirika ntibizirikike bitewe n'igihari. Igahambuka. Muri politiki ubundi biterwa n'igihari. Reka twizere imbaraga zidasanzwe tugiye kubona muri GMV Gatabazi. Reka twizere umusaruro ukomeye n'umusanzwe ibyo yakoze byiza ashobora kubikura kabiri, kuko wavuze ngo iyo umuntu ababariwe kenshi akora byiza cyane cyangwa akora cyane. Hari ikindi gutekereza, ndi kwibaza nimba ndakikubwira. None se ndakwiye ko bamuzanye kugira icyo akora. Ihigo waranje gukora hypothèse assumption ko hari ikintu umuntu aje gukora. Nese usanze atari cyo cyamuzanye icyo gihe none se usanze ari Royal TV. Yababaye Royal TV se kubera yuko hari kuvuga hari igihano yagiyemo. Icyo ndi kuvuga muri politiki ushobora kuba ukenewe gusa kuba uhari. Don't do a lot of things, just be there. Ibindi byo abo kubikora barahari, but you just be there. Kugira ngo bose ahubwo ngo ijambo bita bose uryihane. Okay. Niho njya kurikoresha ndakwihana nko mu rukiko. Ndamwihaniye. Urakoze cyane. Apostle, reka nkushimire. Duhina aho tuzanasubira n'ikindi gihe. Batwereka urukundo, baduha subscribe, comment, share na like. Yego. Kandi nubona batari gwa sabu neza uzanabinginga. Ati mbabwiye mwambabari cyacu ari gishobora gusanga gutsinda kwawe wabikesha gusa kuryama hasi. Kwe tumanika amaboko uryamisha inda hasi, ati mumbore mu mesabu mwoka byaramo. Igihugu cyose kikabimenya ko ari umuntu waryamye hasi agasaba sabu bagahita bazigwa. Kandi ukabura tsinze. Ariko kwihagarara ngo uzicondico kumva hari icurico. Ariko se umuntu araguha sabu, umuntu uramugurisha Pampex ari umuntuza. Ariko icyo mvuga hari gihe yabira akavuga ati yo subije se umuntu wavuze ati wambabariye ko ndi nagapfubye. Susko byahise bicamo. Ko rero nawe ntimukihagarare. Reka tubinginge mwoka byaramwe mwatubabariye mukadukandiraho hasi aho ngaho. Murakoze cyane. Njye umunsi nzaba naburaye kabiri kikurikiranye nzaza mvuge ni mwambabariye ko ndi nagapfubye. Rero ibyayo mwivugisha muri hagararaho nimukakunde kwihagararaho. Don't do that. Ari umusaza wigeze gusinda arangije avuga ngo nk'urujyo nize kuri kiganiro ishati incikiraho hano. Undi arambwira ati kandi nari mfite ishati mu modoka. Ndabaga ishati mu modoka ndayifite ariko sindajya kuyambara. Kabiri sinzagura ishati ngaruke kuri icano. Abantu muri kunkurikira icitse ndi kubabwira muyingurire. Simbuza yigura ishati ko mvugisha ukuri mu modoka irimo ariko munyere ku rukundo. Rekaze ko baguze ishati hazi ko abantu nahise mbona burese ubwega mfatamo. Siko nta muntu angura ishati yo 300 kandi zibaho sha. Baguguriye yangahe? Waguze yameshe ari 60. Nahise mbiceceke. Kandi ndire yo FM. Ariko mushimire. Kandi ndire yo FM ariko ndamushimiye. Hari nabaguze za make kuri ayo. Ariko nibyo ariko hose ko byamera kose bari ingenzi. Ariko ibyo nari ncecetse ukubwira nari ncecetse ngo si byiza kwikanyanyaza wigira igitangaza. Ngomba koroha. Oya rwose. Nge nkunda ko abanyarwanda nimba tutaragutoka butari Paul Kagame wikiremereza. Kagame se wemerewe kure? No, we twaramutoyi niyo mpamvu ahabwa bamurinda bakamugira iruhande n'ahandi, we ntago yiremereza ahubwo inshingano ziramuremereza. None nibyo yakoreye abanyarwanda bikamuremereza. Noneho n'icyubero tumugomba respect kikamuremereza. Wowe kutatanze amazi gishambashayo uraremera kabuki. Kuko baza umuntu yavimbye ko afite miliyari 3. Miliyari 3 z'abanyarwanda ntitwazirya ngo ziduhaze. Ceceka ikibazo cyawe nushaka kuvimba uzavimbishwe n'abanyarwanda kuko wenda izuba ryazimyuka bacanira iryawe. Cyangwa se ukabera umucyo. Kandi urabizi neza ko Paul Kagame yatubereye umucyo wampayemo.
ibyo ubihakana natubwira dukuye mu icuraburindi hari ikibazo se amutwereke nge nemera freedom of speech wasanga wenda yaradukuyemo cyangwa se ari isengesho rye ryadukuyemo cyangwa se ari bene wabo badukuye ariko kuko ari Paul Kagame uwo nguwo aremerezwa n'ibikorwa na legacy yego you know yego sha nidukundana nzakubwira n'umuntu wamusimbura bigacamo nitumara kunga neza ubushuti twahuje ntago nabibuba ariko yitwanje Kagame ntago nabitsinda uramutanze nk'umukandida cyangwa arabishobora njye namukozeho la psy analyse nsanga yujuje ibyo Petero na Yakobo na Yohana bari bujuje byatumye aribo basimbura Yesu bakabita bonages. So ibyo bintu bitatu rero nsanze abyigwijemo nandika igitabo kimuvugaho we wenyine ndangije nkibika mu nzu kuko nta mukire wacyo nabonye ariko numva binguye neza namenya ari ibiki icyo njye nagomba gukora cyaro kucyandika nabwerega ntago umuntu azanwa ngakore ushobora no kuba ukeneye kugira ngo ubu hari gusa nanjye cyangwa nuko igitabo gihari nibyo banga abantu bakigure wasanga wenda baba babona bampaye ku manyarwanda nkubaka kibagabaga nk'abandi bana byabagwa nabi none se nge ndakarese uwo wacyanditseho se warakizi reka nkubwire iyo utaburaye ujye ushima Imana ushime na Paul Kagame nimba hari n'ibyo utarabona utegereze uko bimeze nutabibona bizabonwa n'umwana wawe cyane umwuzukuru ariko ntuduteze ibibazo ntunatujagaraze ntunadusakurize byaratuvurnye kugera aho tugeze byasabye imbaraga ngo aho tugeze ni hehewe aho tugeze ni heza none aha nyatari wenda ni ingingo tuzaganira haho ariko hari n'ababona yuko Madamu Jeannette Kagame nawe yafitingamo hariya neza bo ni benshi bafitinga uwo nawe arafitinze Donald Kaberuka yafitinga Louise Mushikiwabo yafitinga dufite rema ntago wenda ari nyinshi kuryo ngo zarenga 10 no muri wing ya gisirikare barimo n'abandi bari tarinze barimo u Rwanda rufite benshi Rwanda si nk'u Burundi ureba ukararanganya amaso uziko mu Burundi uranganyije amaso ubona umuntu wenyine wayobora igihugu ari reverend kuri yo none se umuntu umwe wenyine abahagije reka tube tubiretse reka gushibire burya bari no gukora amahano kugeranya Burundi n'u Rwanda ntago bigereranye ninde wabikoze ntago mbikoze bari bincitse ariko tukesfine okay abarundi turabakunda cyane tubagalanyo tubifuriza namwe kugira rema z'ibihanyanswa nyine nka Donald Kaberuka Louise Mushikiwabo Ange Kagame Jeannette Kagame Kabarebe tuzabatize nyine batwitwayo neza nose ikipe nizitizanya abataka ariko nyine babanza bakaca bugufi bagapfukama bakaryamisha inda hasi bakemera ko nyine turi bakuru babo yego noneho ibintu bikajya byagenda neza reka n'undi rwahoze ari Rwanda urundi ntago yari Burundi urundi urundi Rwanda n'urundi Rwanda na n'ubu wasanga ariko kandi tubifuriza ibyiza okay turabashimiye n'ukuri namwe turabashimiye